I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. muri amahoro nshuti bakunzi ba Bukombe TV. Ubushize twatembereye ku mafarasi, uyu munsi turasubirayo, ariko noneho twifuza gutemberera ahari Autriche. Autriche ni inyoni ndende yirukanka cyane. Abahanga bakavuga yuko iri mu nyamaswa za mbere zibasha kwiruka cyane. Reka dutemberereyo maze utuyobora atubwire uko zibayeho muri Rugende Park. Urabona ko hano twageze muri iri shyamba, ahantu inkanga ziba ziri na Autriche. Hano niho zitorera, urabona ko nta kibazo. Ubizi ni inkanga? Izi ni inkanga, ni inkware z'ishyamba, ariko tukagira uburyo tuzorora nyine. Urabona ko dushimishije muri jaride hano. None se ni inkanga nazo ni inyoni mu busanzwe? Ni inyoni kuko zino ziraribwa, ariko kubera ko nazo ntago ziboneka ahantu henshi. Ubu ngubu ziba zaravuye muri Kenya, Tanzania, hafi aho ngaho bigenda biba. None se nta mpungenge yuko ubu muzoroye zishobora kwigendera? Oya, hano iyi site yazo yose ni iyazo, zirayizi, zirazenguruka zikagera aho ifarashi ziherereye. Zihafata nko mu rugo? Aha ni mu rugo, ni mu hose ureba zirahazenguruka.
Autriche rero ndashaka ko ubwira abantu ni inyoni ubona ireshya gute uburebure bwayo. Ubu mu burebure bwayo ushyizemo aho umugongo ugarukira ifite metero na 50. Iyo uyifashe ukayifatira ijosi ryayo naryo rigera muri metero. Ubwo iyo gihagaze neza kikazamura umutwe kiba gifite byiro hagati ya metero 2.5. Ariko njye ndashaka kubaza Autriche ubundi iyororoka gute? Ufite amakuru y'ukuntu ndayafite y'ukuntu bibaho. Ibi ngibi ni ibisiga nacyo kiratera. Gitera amagi kikararira kigatura. Ntabwo kibyara, iki nacyo ni mu bwoko bw'ibisiga bitera. Ntabwo kiryana? Ntabwo kiryana. Ariko ibyo mu ishyamba biba bitatoje cyakurya. Ibi ngibi ni uko ari ibyo tubana nabyo turabitoza umunsi ku munsi kubera tuba tubigaburira. Bikamenya abantu nyine nk'ubu ngubu n'abantu iyo badusuye baraza bakabyegeraho bakifotoza. Akacyegera nko kucyegereye. Nguko magaze akayigera. Ubu nanjye nagikoraho? Agikoraho cyane. None se ntizanga abantu wenda zikavuga ziti uyu simuzi ntizishobora kukwanga? Oya. Urabona n'ubundi gahunda inahari nuko bino bikiri ibyana tugomba kubitoza tukazajya tubigendaho. Ibi ntago bireba gutyo, ntago ari kubireba gusa. Bino bitwara abantu. Gifite imbaraga cyakikorera abantu. Imbaraga abantu bafite ibiro 80 kumanuka kizajya kibatwara. Kwiruka kigenda hasi, kigenda n'amaguru ntago cyakuzamura mu birere atagira umubwira ikibazo kavuga ati cyanzamura byagenda bite. Gikoresha umuvuduko wo hasi kiruka. Ubu biri kuruhuka birya iki? Bino byo birya amashu. Bikarya na buranda. N'akanyamasyo ariko tuvuye ko karya amashu. Nako karayarya buriya biyohure. Ari ibi ngibi nibyo birya amashu menshi. Na buranda ni iki? Na buranda n'ubwoko bw'ibyatsi. Bigabyangiza bigatora. Biranarisha. Biba bitandukanye, bino byo bimira n'amabuye byose nta bintu n'umucanga. Ubwo se bibasha kuyituma niba ari byo navuga? Bifite imashini bibasha kubiyayasya. Ese nk'ubu ko mbona bituje bizi neza ko twabisuye? Iyo bije bibonye abantu babyinjiranye babizi ko baje kubisura. Bikaba ngombwa rero ko nabyo bikaza mu ifoto, wamara kwifotoza ukaba wagenda mu zindi gahunda. Ubwo washishikariza abantu basura Rugende Park? Hasi Rugende Park? Ni Rugende Park kandi nta kibazo kudusura biremewe. Kandi urabona ko hari ibyiza byinshi bimwe. Mu kanya uraza kubona n'ibindi, ishovari nazo zitanga umunyenga. Iyo umuntu aje gusura inyamaswa yishyurira rimwe cyangwa biterwa n'aho agiye gusura? Iyo ugiye gusura inyamaswa visiteur gusura wishyurira rimwe. Zose ukazibona? Zose ukazibona. Ubwo nyine wowe bitanu n'ibyo umuntu umwe. Iyo winjiyemo byose ugomba kubizengurukamo, ugahera ku ishovari ukazireba ukagera kuri ibi bisiga ugahita winjira muri biriya biba biri hariya mu rugo bigize. Ibi bintu se nk'abakerarugendo nta kintu ashobora kugiha cyangwa murabibuzanya? Turabibuzanya kenshi na kenshi, ntabwo wamenya umuntu icyo azanyemo.
aho ngaho ntabwo dukunda kubikora cyane ndetse hari nk'abakiriya bacu tuzi cyane ushobora kuba tubona akunda inyamaswa hari abantu babikora bakajya baza gusura buri gihe buri cyumweru bakazana n'umuryango wabo tujya tukaba inshuti tukamenya nyine ko ari akunda inyamaswa. None se ubu nk'izi ngizi kugira ngo muvugane ni nk'iki wakoresha kugira ngo uyivugishe? tuvuge iri kure, urashaka ko ikwegera cyangwa ushaka ikwegera? Nta kindi usibye kuba uyizaniye ikintu cyo kurya. Niba ari ayo mashuka aba wazikata ufite cyangwa se ugafata akaburanda gakeya ukayizirika, iyo ikubonye ugifite icyo kintu iragusanga. Noneho ndagira ngo ufashe abantu batazi iby'izi nyamaswa. Ubu ngubu hano tuhabona eshatu, se eshatu. Mufite gahunda y'uko ziziyongera cyangwa muteganya ko zizabyara izi ngizi? Kwiyongera hano harimo igisake. Igisake kimenya gute? Ubwo ni ukuvuga ngo bigomba kuzatera byanga bikunda uko bizagenda kose. N'igitera kizororoka kuko iki n'ubundi kiroroka, ntabwo ari kuvana ibintu birushya cyane. Nako ntacyo wari kuba ufite ako kapadoke cyangwa agashuka yihato ukareba, ariko se ntibiri gusaba igihe kinini. Simbuka. Mzee, nawe si iby'inyamaswa urabizi? Niho zibamo. Kujya ku mazi hirya hariya ahantu naho gutekereza habamo n'amafi, n'izi mbata zikajyaho tukazijyanayo koga. Niho tugiye kwerekera. Wowe mu kwita kuri izi nyamaswa ni ibintu ubona bigushimisha cyane? Ese iyo abantu baje kuzisura ubona babifata gute iyo bazibonye? Barazikunda cyane nk'abantu b'abana n'ababyeyi bagaseka. Akaba igihe dufata nk'abana tuti muzikinisha. Ubu twirutse n'inyoni yitwa cyane bidenze ukwenya. Ubu se nk'ako mbona ari igihe wenda ziba zidafite ahantu hanini ho kwirukankira, iyo myitozo ziyikorera he? Hano harimo amayira n'imihanda, ni ukuvuga ngo turakingura hose. Zigakata hano zikaminuka hariya zikazenguruka ahandi gutyo mbere. Ko mu gitondo n'inyoni zikunda gukora siporo nazo. Mu gitondo ziba ziri kwiruka. Ako mzee, wenda n'ibanga ry'akazi, izi nyamaswa umutekano wazo uba umeze gute? Umutekano wazo nta mpungenge yuko zishobora kugira guhungabanywa? Hari umuntu wazihungabanya? Nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira hano adahawe uburenganzira, kereka twebwe bakoze ikigo. Nta muntu wo hanze n'umwe ushobora kwinjira hano keretse yaje kuzisura. N'ubu ntabwo ari muri weekend, abakiriya mu kanya mu masaha atabara batangiye kuza. Ni ukuvuga ngo ndazicyura nzivane hano. Zitaha he mbese? Hariya muri ariya mazu? Ndazijyana nzigaburire. N'ubu hano ntabwo ariho zisanzwe ziba? Hano naho zidagadurira mbega, zinarisha nk'uku mu gitondo, ariko zitahamo imbere hariya. Ni naho abakerarugendo bazisanga? Urabo babonye ko zibonye ko zizaniye ikintu? Zabibonye se nabibonye. Wala. Ubwo ibizirya ni ibiki? Iyi ni buranda. Buranda.
burande iba yakozwe mu ki? harimo soya, hakabamo ibigori, hakabamo n'ingano. Ni imvange. Ababyeyi n'abana baraza bakabireba gutya babyegereye. Kubibona ko ahita ahagararana hano uruhande agahita umufata ifoto. N'ifoto umuntu ashobora kwifotoza. Dore rero ahantu heza umuntu ashobora gutembera rwose akahavana ibyishimo. Kandi numvise amafaranga atari menshi, ibihumbi 5 ukazireba zose. N'iby'ishyamba inkanga zitandukanye ntabwo yahagarara hari. Ubu igomba kuzenguka ikibuga cyose ikoza na ruguru ku mashovari azibazira. Utungutu tugira umuvuduko natwe twihuta cyane. Turihuta. Dukoresha imbaraga zihuta cyane, turazenguruka cyane ntabwo tujya duhagarara. Urabona ko ariko nazo zishobora kurya buranda rero. Zirarya byose birarya. Muri ntagaburiye hariya mu rugo zose zirasangira na ziriya nkoko byose. Zirarya nta kibazo. Kubera iki zikwedura zibyimbisha ijosi iyo ziri kurya? Ni ibiryo rero kumanura yo igira umuhogo munini. Ikintu cyose kinyuzemo kimanukamo. Buriya yabishyizemo hano iraza kuba ibimanura. Kugenda bimanuka gake gake. Iyo yeguye kuriya ibirya ngo bimanuke. Cyakora ziratangaje. Kubona ko ibitandukanye n'inkobo. Kabisa ziratangaje.